mabuja. Umeze ute se? Ni sawa. Wayikize? Wageze hano ryari mabuja? Nibwo mpageze None se ndi kwivugisha wabyumvise? aho muri ntabyo numvisha ahubwo mwe n'ucane ntabwo tuganiriye. Mani shimwe. Icara hano. Ariko dore umuhungu wivugisha. Bite mabuja? Uziko umaze nk'iminota gukomana naje uri kwivugisha. Gukomana mbona niyo muvugisha ndaba muvangiye. Aho bizo urivugisha? Mabuja wabiretse byose urabyumva. Nyine ariko biranavugaga. Niba wabyumvise nabi mabuja ni ukuri. Biranavuze. Mabuja ni ukuri ndabarira. Mubabarire se wakoze iki kigo? Umuramuhungu mwiza sibyo? Nta kintu kibi wakoze ahubwo hari ikintu nshaka gusaba. Mfite umushuti wanjye twahoze turi inshuti twariganye twarakuranye sibyo? Mbese ni inshuti yanjye. Noneho nshaka gusaba ko hano n'ubundi ndi kubona nta bakiriya benshi bahari nta n'iki nyine. Waza tukajyana sibyo? Yego mabuja. Tukajyana kubasura sibyo? Mabuja se urumva ayo mahirwe nayitesha? Ni ukuri tugenda ariko nizere ko turaryayo. Oya humura ni aba boss sibyo? Humura turarya gukunda ibiryo mana sinzagushobora. Oya nta kibazo. Ngawe no tugende sibyo? Yego kabisa. Yego. Jugumira, 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 nawe yinzu. Mabuja kumbe mura. Gabanya urusaku se. Mabuja. Ubona ko ibintu ndi kubishyira ku murongo. Umuntu aba yiyicariye yiturije agira ngo yiruhukire akire stress z'akazi ukaza wiririmbishwa gusa. Ariko kaba gakeneye kukanyuzamo ariko Ibyo uririmbira hanze ntubona ndi hano. abo Mabuja afite n'ikizu cyiza n'umukobwa mwiza. Bera reba. Bera ubundi birakureba. Mana yanjye. Sundi bera yagutuye. Bera twamenyaniye aho mu muhanda ndimo nishakira ubuzima Mabuja ariko Mabuja bagiye mu nyongeze n'agashahara rwose ahubwo yuzuye natetse imvange nta muntu numwe nk'ukuvuga ngo ngewe ntetse ubugari abaturanyi bahita bateka imboga bitewe n'umuhumuro w'ubugari nateka imboga abaturage bahita bateka ubugari bakaza bakajya bakoza ku muhumuro w'igikoni ahubwo ubu mugiye kujya muhura n'intambara zo kujya mubyigana n'abaturanyi barimo baraza babyigana bashaka kurya ku muhumuro w'ibiryo byabo. Ibyo bigambo igihe uba wabivugiye mana yanjye kibibwira mbere naho ngewe uzanyibona ndi hano ibyo ucishije. Ikaze mu rugo rwacu rushyashya ndatekereza bera ni ubwa mbere uhageze na mugenzi wawe nubwo ntaramumenya ariko mwimve mwikaze rwose. Murakoze cyane. Uyu nguyu nubwo utamuzi uyu ni boyfriend wanjye nyine turakundana. Ni fiance wanjye twenda no kurushinga. Bera wow. Félicitations rwose. Ndabikunze cyane. Ikaze mu muryango wacu. Yes. Bera rero ubwo utambwire neza n'amazina yawe nyamenye. Yitwa Nshuti. Yego nitwa Nshuti. Okay. Nziza cyane Nshuti. Nanjye nitwa Cyuzuzo. Nanjye hano ni mu rugo rwanjye. Na madamu wanjye umwanya muramubona. Ahubwo se kari we naje nje kureba ari hehe? Hari utuntu harimo. Reka araje umwanya arabizi ko muri hano. Nta kibazo. Se Mabuja ubwo kutabimbwira koko wandebye ndi imfubyi dore napfakaye nkiri muto rwose ni ukugera mu kandwaza. Mabuja rwose munyishimire pe. Munyishimire nimbona n'umushahara nazambagurira n'akantu. Buriya Bera ni Mabuja wanjye nkunda cyane. Warapfakaye koko. Umuntu utaramera n'ubwanwa ngo warapfakaye. Wapfakaye ibi? Njyewe buriya narapfakaye
rwose nawe mfite umugore n'abana nzabikubwira neza twitonze niba ushaka kunyumva. Ariko akazi ko ndagakurikirana baha mu nzu, aka kazu, iyi nzu ni nziza, ni nini, ni nto, ariko nzayikoropa mu gihe cy'amasegonda, ahubwo munshakiye n'isuka njye nini, kuko ntabwo najya nirwa nicaye muri izi ntebe. ariko munyanana na jomeje koko uraruzi Bera ngo arirukana umuntu muzima akazaniye inturumyi ngo yarapfakaye umuntu utaramera n'ubwanwa. Mabuja rero niba mvuze nabi munyihanganire pe, munyihanganire, mumbabarire, nihahiye kandi ubwo munanshimirire Bera rwose. Va mu maso genda. ahubwo serize madamu wawe yaba yagiye he? Madamu arahari, hari utuntu harimo hirya mu gikoni, ariko umwanya araje aboneke. Nta kibazo. Si yaza akadusuhuza. Araje humura nta kibazo. Ashaka ko mama yarabimbwiye numva birantunguye. Wowe nzi. Ya, impamvu rero byabaye ngombwa ko duhita tubana, nyine hari uburyo byagenze nawe urabyumva, numva ntasaba duhita tubana. Na mama kandi yarabisabaga cyane, niyo mpamvu nabaye nk'ubyihutisha. Turanateganya gukora ubukwe mu minsi mikeya iri bwaze. Wowe wabyiyumvuje ute koko? Ko nzi ko no kuvugisha umukobwa byari danje kuri wowe. Rero Bera, nyine urukundo uraruzi uko rumera. Nanjye byarantangaje, nabonye umukobwa pe yari mwiza rwose. Ni mwiza, nawe nuza kwibona uraza kwibona. Numva ibi neza birantashye. Nkurikije nuko mama yabimbwiraga ndavuga ati noneho aho sinkarenga pe. Bera, wa wundi uzi nyine. Wa wundi uzi uko nyine uvuga ati nari navuga afite isoni nyinshi cyane. Bera, wa wundi nyine uzi watinyaga pe. Nanjye nabonye umukobwa. Alo? Yes, ndakumva. Bahageze. Kanze gatoya ntabwo biratinda, reka nohereze umuntu aza bifate. Sawa, ntagara. Umva nshuti. Genda ku kazi, amaze n'ibikoresho, sibyo? Genda ibyo bifata. Bishyire mu nzu nyine, sibyo? Yego. Ngayo. Reka njye nibisaba ubwo mwakoze kutwakira. Sawa, ariko kandi muzagarike tuganire. Sawa. Ibyo bikoresho Ibibazo menshi ihute bari. yego mabasha murakoze. None se Bera, mbwira neza ko mubwira karishe wawe ukamubwira ati genda umutuma nk'umukozi Bera wanze guhinduka. Ni kwa kundi n'ubundi kimeze. Oya ntabirenze, iyo bigeze mu kazi se subizi, akazi ni akazi. Ntabwo bazana imikino mu kazi, nyine turakorana. Niyo mpamvu nyine ubonye mbise mwohereza, ariko ntabirenze, hari ikintu kidasanzwe se kirimo. Nta n'ikidasanzwe, ni nako bigomba kugenda. Nari nkikwibwirira inkuru yanjye rero. Naje kumubona gutyo, turakundana, aranyemerera, gusa ntiyabanje kungoramo urabizi by'urukundo. Ariko manza ariwe waguterese. Bera, ariko ubona ko ntabasha gutereta cyangwa Bera nuko ntigeze nkubwira ngo tugire uko tubigenza twiyeraje ukuntu. Niyo mpamvu birashoboka ko ariyo mpamvu wenda uvuga ati gusa nyine byaje kurangira tumaranye amezi 2, kwa mbere kwa kabiri duhita nyine tunagira uko twiyeranja atwarinda biza kurangira nyine bivuze ati reka duhite tubana. Wowe nzi? Njyewe Siko koko wabishushanya. ntabwo nishushanya ntabwo. Mbese umugore wawe icyo ukora ashaka ko asuzugura, gusa ntabwo yamenye ko twaje kubasura. Ntabwo ari ugusuzugura, yari afite utuntu twinshi ari gukora, ariko reka Ujya tubaza no kudusuhuza se? reka nze mubwire. Cyangwa uri umugore wawe. Reka muhamagare. Sheri? 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 Sheri ko muhamagare ntibitanye. Ntabwo ni musitsi. Kutamenya ko Sheri ntabwo ubwibwe ngo kutanye numvise. neza. Shiri umuntu neza. Uyu ni umushuti wanjye. Hari umubyeyi wese kuza hano asanga agiye
ni umukobwa we. Umwana wa mubyeyi Yego. ugira abashyitsi ntugase. Sheri bite hari ikihe kibazo? Ntacyo. Sheri ni umushuti wanjye cyane twarakuranye kubera ko nibo twasuranaga najyagayo nabo bakaza iwacu ndetse tugasobanurirana no mu masomo kuko urabona ko turi mu kigero kimwe niyo mpamvu. Shahirize ndi kubona nyine umugore wawe atankunze ntari nyine Bera. sinzi wenda ashobora kuba murabeho. Sawa. Sheri ntabwo mperekeza se? Mwerekeze. Ntabwo uherekeza n'ubundi njyewe mfite intege nke. Nturabeho. Nta kibazo. Bera amakuru yo kutavisa. Mwakwitega se urabona bibereye? Simbereye? Ni neza. Nzabona ikimama Umugore murabihuye. aha nawe bivuga. Umugore ku kazi. Shamani meza subize ko ngo mfite umukozi mbameze neza nari. Zere ko none ibintu bya stress bigiye kugabanuka. Byaragabanyutse already noneho nubwo na cyanzaro baracyagiye nta stress mugira. Uvuze nzarubara uranyibutse. Eliza agira arya amamagare. Ati burya narashatse. Ariko Mahoro nawe akaba yari yabimbwiye. Ariko nyine abimbwira mfite stress naniwe mpita nyine niryamira sinabona agaciro. Rero Eliza yabimbwiye. Ati burya bya bintu n'ibiki. Arambwira ati rero uzaze mu rugo umurebe. Nyine nanjye ndaba mpari ubundi nyine mukwereke ntambwira ukuntu bibona. Nakarabye nakisize nagiye nagezeyo nsanga Eliza nawe uriye nahasanze umugore. Ni umugore yashatse ni satani ni dayimoni mva. Shama bihorera n'ubundi ibyo birabareba bazabi wabo natwe tubi wacu. Nge ndumva nta kintu bimbwiye. Aya pe njye birakimbwiye. Ese ubunereze ko mwaganiraga ko nabonaga muri inshuti ubwo nari nzi ko ari wowe azajyana. Yagiye kwikubitaho bibashanga gute? Reka Eliza twari inshuti nyine bisanzwe nuko umwana twakuranye twiganye wowe na mama we muri inshuti twahuze nyine imiryango yacu ari inshuti ubwo rero ni ibisanzwe ibintu byo kubana. Ariko burya muraberanye. Ariko reka byararangiye buriya Imiryango nyine ni ubucuti busanzwe buri aho ngaho nta bintu byo kubana biri aho ngaho. ariko bera mwana wa ntibirarenga. Ntirarenga ikisema yarashatse byararangiye none uri kumva uri kuzana abantu bashatse nanjye w'inkumi so and ikindi nanjye ntabwo ndi umukobwa mubi wo kubura umukunzi rero Eliza n'ubundi ntabwo twabana ama. Urazi buriya ririya shana ry'umugore reka nze Mahoro azaze ibyo twanaryirukazemo umuriro. Korode koro karame mabuja nabitaba akirajya ncangingira telefone cagingiye uzi gucaginga telefone ndabizi genda uyicaginga muyande ibyo birakureba. murakoze
mutabazi. Upfuye. kubona ibigambo by'iki gihugu si ubundi wagikuye akiramuhereza iyi telefone nayo yicaginga. But he's not your houseboy, he's my houseboy. So wayicagingiye cyangwa uri kunyigana nawe yashizemo umuriro se? Oh mawe ndeba nabi reka njye kuyigucagingira kugira agasuzuguro gusa ndakwibikiye. Chérie? 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 Ase sheri yabaye iki atari kuvuga? No, chérie, wabaye iki chérie? No. Chérie. Chérie. Mwana we muntabara chérie. Chérie. Oh. Chérie, no. Ubungubu ukuntu umurwayi amerewe inda yavuyemo muri ihangana. Inda yavuyemo yarababaye cyane. Umwana wanjye yapfuye. Ihangane. Umugore wanjye we ntabwo yapfuye. Umugore we ni muzima kandi araza kumererwa neza. Umugore wanjye ntabwo yapfuye. Nyine ihangane nk'umuntu w'umugabo amahirwe ahari umudamu ni muzima nta kibazo afite araza kumererwa neza. Turakomeza tumwiteho namwe mukomeze kuza kumureba nyine mumuhumurize mumube hafi naburi nta kibazo afite. Umwana wanjye imfura yanjye ntabwo bishoboka ihangane niba nta kindi kibazo ukasubira ukajya kwitaba sawa. Kamamagare mama we mubwire umwana wanjye imfura yanjye koko. Halo? Mwiriwe neza? Twagize ibyago. Umugore wanjye ndayavuyemo sinzi uko byagenze nanjye sindamenya uko byagenze ndayavuyemo. Mwaza mukadutabara. Yego we ni muzima nta kibazo. Yego ni muzima nta kibazo. Okay, sawa mubanguke nukuri. Mumeri bimeze bite? Ntasore Ntabwo baramara kumushyingura. ubundi wowe nagutumye kwica nagutumye gukiza. Aramwishe ahubwo bazashyingura udupande kuko nyababyeyi n'amara byose nagiye nandukanya. Sibaho ngaho ni muzima. Ni muzima. Simanye Siko nasize kuko maze kumukuramo umwuka ntabwo ziba none sinanaducura amazi va mu maso muri ibi bipangu. genda hatagira no kubona ahangaha bamusanga.
bakobwa hari ikintu mbagiye kukubaza ubwo mo ubwo nari nkurwaje naje ukirembye sinabona ubwo nkubaza tugenze wa mubyeyi wese ikisi ni gatebe gatoki nicaye muri salo upfuye manu uko nguko byagenze mwana wa nuko byagenze uko byagenze nakangutse nsanga inda yanjye yavuyemo none se abo bantu babaramenye nabashije kubamenya nta n'umwe wamenyemo nta n'umwe ko ikuriya byagenze ntabwo nzi umuntu ageze kwa muganga guteye nakangutse mbona ari kuriya byagenze twahuye n'ibibazo nta kundi bihangane ariko abo bantu byanga bikunze tuzabamenya akunda imana komeza wihangane tuzabamenya sibyo ubuyobozi burahari buzaturengera ahubwo si mwana wanjye nagiye kukubaza nabanje kukubaza ibibazo wahuye nabyo hano hose ndi kubona ni wowe yego ni iwanjye n'iyo nzu nini ni iyawe na hariya ariya mazu ari hariya ku irembo ni ayawe ni iwanjye mana umva rero nkubwire si ubizi ko turi abakene si ubizi ko tutagira n'urwara rwo kwishima uyu muhungu ari we mugabo wawe tugomba kumukura imitungo biranyura mu zihe nzira kuzi ko nta bwenge ugira biranyura mu zihe nzira hari aho agukinga se oya aho abika ibipapuro by'ubutaka se ntuhazi ariko ma turi mu mahoro ntabwo nzi insobanurira neza inzira biri bucemo mbabwira inzira biri bucemo ndaguma hano ntabwo nsubira mu rugo ndaguma hano sibyo noneho turajya tumujijisha gahoro gahoro uzajya umubwira uti kwa muganga bantumye amafaranga ya naya dushyira ku ruhande uri kumva icyangombwa cya hano cy'ubutaka nicyo turi buhereho bwa mbere ibindi bizaza nyuma menya ubwenge uriya mugabo ni mwiza yarize yaraminuje ntabwo uru rugo warubamo ahubwo umenye ubwenge urabyumva ariko byumva ese twabitekereza gutyo tukazasubira Mwiriwe. Naho neza muraho Ndi Dr. Cremia ni ngero uri kwita kuri uyu murwayi ikibazo yari yagize cyo kuvamo inda ubwo twari tugarutse kureba ukuntu amerewe kugira ngo tubone ko dutanga raporo nyine niba umurwayi ari gukira ni muri urwo rwego nari nje ngo mbaze turebe uko umurwayi amerewe ese Ngabi muracyaribwa mu nda ukumva agategeko ari kuza imisonga mu mutwe yarashyize ukumva uri kugenda bigakunda bimeze gute biri kugenda neza ndi koroherwa mbese sigaje gutora agategeye ngo mpagarare numva ndakomeye ariko ahandi numva nta kibazo ahandi numva nta kibazo yewe okay byiza cyane so ngiye kunsinyira aho ngaho ubundi uza urugukira uraza kureba neza
mbose aho murakoze ukomeze umwiteho ukorere utundi twose mu ndakomeza Rwanda ngerageze ariko uzagaruke nyine kureba uko nzagaruka ndebe ko yakize nta kibazo sawa ukoreye murakoze nawe ngabe mfite ubwoba uriya muganga ntabwo atwumvishe